Reka rero twihuse cyane tudatinze tugaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugarukaho cyane mu bitangazamakuru bya hariya i Bujumbura. Ni inkuru yemeza ko umugore wa Ndayishimiye yafungishije umunyarwanda wacuruzaga ibikomoka kuri peteroli. Nta kindi bapfa nuko bombi bari bafite sosiyete zacuruzaga ibyo bikomoka kuri peteroli. Ni nyuma y'uko uyu munyarwanda akomeje gutsindira amasoko atandukanye, umugore wa Perezida Sebarundi yahisemo guhita amufungisha. Umugore wa Perezida w'u Burundi Angeline Ndayishimiye yategetse ko Dushimirimana Protais, umushoramari w'umunyarwanda wakoraga ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli Bujumbura ndetse no mu bindi bice by'igihugu, kafungwa. Amakuru yizewe kuri ubu ngubu atugeraho agahamya ko Dushimirimana Protais yafunzwe mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2025, akaba afunganywe n'umunyamategeko we Siza Felicien muri gereza ya Mpimba iherereye i Bujumbura. Gufungwa rero k'uyu mushoramari ngo bifitanye isano n'ihangana ry'ubucuruzi sosiyete ya Dupro International Trade Company ni DITCO imazemo rero igihe na sosiyete y'umugore wa Ndayishimiye yitwa Prestige. Izi zombi zakoraga ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Ihangana z'iyi sosiyete zombi ngo ryatangiye kugaragara cyane ubwo mu Burundi havukaga ikibazo kizamuka rikabije ry'ibikomoka kuri peteroli, aho bivugwa ko Angeline Ndayishimiye yashatse noneho kwiharira isoko ryose. Umwuka mubi hagati ya Angeline Ndayishimiye na Dushimirimana Protais warushijeho gufata indi ntera. Ni nyuma y'uko uyu mugabo atsindiye isoko ryo kugemurira ibikomoka kuri peteroli ministeri nyinshi n'ibigo bya leta bitandukanye, yahigitse Prestige y'umugore w'umukuru w'igihugu. Ibi rero ngo byahuriranye n'uko ubwato bwari butwaye ibikomoka kuri peteroli by'iyi sosiyete ya Angeline Ndayishimiye bwafatiwe muri Tanzania kubera kunyereza imisoro. Icyemezo cya Tanzania cyo gufatira ubwato bwa Angeline Ndayishimiye benshi bemeza ko gifitanye isano no kuba Perezida Ndayishimiye yarambuye uruhushya sosiyete yo muri Tanzania Interpetro uburenganzira bwo gucuruza ibikomoka kuri peteroli i Burundi. Ndayishimiye yabikoze kugira ngo aharire isoko umugore we. Abanyatanzania nabo bararakara bafatira ubwo bwato bwe. Amakuru yizewe akavuga ko Interpetro yahagaritswe i Burundi ari ya Jakaya Kikwete wahoze ayobora Tanzania, aho rero ngayifatanyije n'umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wayoboraga igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero Dushimirimana Protais n'umunyamategeko we bafatwaga muri Mutarama uyu mwaka turimo, ngo bafatanywe na Bera Mukunzi usanzwe ari umufasha wa Dushimirimana. Abo bose batabwa muri yombi. Bafashwe n'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi SNL, babasanze ku cyicaro cy'iyi sosiyete i Bujumbura. Ni mu itangazo Vice Perezida w'u Burundi Prosper Bazombanza n'intumwa nkuru ya leta Leonard Manirakiza bashyize hanze, bavuze ko Dushimirimana Protais akurikiranyweho ubucuruzi butemewe bw'ibikomoka kuri peteroli. Amakuru yizewe agahamya ko inzego z'iperereza ngo zabuze ibimenyetso na bikeya cyangwa se ikimenyetso na kimwe cy'ibyaha uyu mushoramari w'umunyarwanda ashinjwa. Umugore wa Ndayishimiye yategetse ko umushoramari Dushimirimana afungwa, amushinja kuba ngo inyuma y'umugambi watumye ubwato bwe bufatirwa mu gihugu cya Tanzania. Kugeza ubu rero amakuru yizewe arahamya ko yaba Dushimirimana umunyamategeko we ngo nta n'umwe mu by'ukuri wemerewe kuba yaburana, ahubwo ngo bazakorwaho iperereza kugeza igihe Perezida Ndayishimiye n'umugore we bazabishaka, nibwo abangaba bashobora kuba bajya hanze. Biravuga ko Angeline Ndayishimiye ashaka kwambura Dushimirimana ikigo cye kugira ngo arusheho kwigarurira ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli i Burundi. Kimwe rero mu bikomeje guhungabanya ubukungu bw'u Burundi muri iki gihe ni ibura rya peteroli n'amafaranga afite agaciro kanini nk'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe cyangwa se amadovize muri rusange. Ibura rero rya peteroli ryatumye bamwe mu bafite ibinyabiziga babiparika cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura, abandi bakajya kugura ibitoro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iki gihe rero cyarushijeho gufata indi ntera. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi Colonel Desire Nduwimana muri Gicurasi umwaka ushize 2024 yasabye abafite imodoka kutajya gutonda mu mihanda cyangwa se ngo birwe mu mihanda kubera ikibazo cya peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, ahubwo bamwe bahitamo kuziparika bakajya batega imodoka za rusange.
Colonel Nduwimana agize ati ntibyemewe namba gutonda umurongo w'imodoka ku muhanda cyangwa se kuri sitasiyo za peteroli uyitegereje. Ni ngombwa ko abayikeneye bamenya sitasiyo bazisangaho cyangwa se tugahitamo gukoresha uburyo bwo kugenda mu buryo bwa rusange. Mu kiganiro abavugizi b'inzego z'u Burundi bagiranye n'abanyamakuru mu ntara ya Rumonge kwa 28 Werurwe 2028, ikibazo cy'ibura rya peteroli ni kimwe mu byavuzweho umwanya munini. Niyonzima yasobanuye ko kugira ngo iki kibazo gikemuke, leta y'u Burundi ngo yatangiye ibikorwa byo gushaka amadolari kugira ngo ishore cyangwa se itangire gushora ku isoko mpuzamahanga kugira ngo ibone peteroli. Ati ikibazo cya peteroli kirakabije, ariko nanone ntabwo mugomba gukomeza kugishinja leta, kuko abarundi bose bagomba kumva ko kibaraje inshinga. Peteroli burya igurwa mu madolari, mwumva ko ari igikorwa gikomeye cyo kugwiza amadolari kugira ngo dushobore kuyigura bitagoranye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi yagaragaje kandi ko mu gihugu hakomeje kuboneka amabuye y'agaciro menshi, asobanura ko mu gihe azaba yatangiye koherezwa mu mahanga ngo peteroli nayo izaboneka. Ayo mabuye rero yari yatangiye guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo iki gihugu kitari cyakambuwe ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byanavuzwe ko amabuye y'agaciro yari yarabaye inzira cyangwa se yanyuzwaga amenshi mu gihugu cy'u Burundi. Ati bantu b'Imana, aho gukomeza kugorana, mugomba kumva ko iki kibazo kizakemuka kandi ntabwo ari kera. Turatangira gusunika amakontineri y'amabuye y'agaciro ashorwe avuye mu gihugu cy'u Burundi kandi agiye gushorwa mu izina rya Repubulika. Amadolari rero azazana peteroli nyinshi kubera ko noneho iki kibazo cy'amadolari kizaba cyakemutse. Umunyamakuru Norris Nduwimana yabwiye Niyonzima ati ariko se musobanuye neza umuvugizi wa leta mute ko igitoro kigiye kuboneka? Muvuze muti ejo aho bukera zahabu zizatangira gushorwa peteroli noneho iboneke ingorane zirangire. Ejo aho bukera amezi abaye angahe, imyaka ibaye ingahe? Ntabwo rero Niyonzima yasubije iki kibazo, ahubwo yagize ati erega si zahabu gusa, ni amabuye y'ubwoko bwinshi. None ejo bundi nimureke, ntabwo turamenya uko bizagenda, ariko kandi ibyo bintu bizakemuka, si byose. Ubu ngubu ibya lithium abarundi kuri ubu ngubu batangiye kubyizera kubera ko natwe twatangiye kuyabona. Naho rero abandi banyamakuru nabo bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cy'igitoro, gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabizeza ko kuri ubu ngubu bijyanye n'ubufatanye bafitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kamadolari yatangiye kuboneka binyuze mu masezerano n'ingabo zabo zagiye gufasha FARDC ku rugamba. Bakavuga ko ari amabuye y'agaciro arimo guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ubufatanye mu bucuruzi, bakizeza ko ikibazo cy'igitoro kizakemuka. None rero umugore wa Ndayishimiye kuri ubu ngubu yafungishije umunyarwanda Prote, n'umwe mu bashoramari bari bakomeye cyane hariya i Burundi. Ni byatumye n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga byongera kugarukaho cyane, ni nayo mpamvu rero natwe iyi nkuru tuyigarutseho.